Huguka Online TV. يقول عز وجل محكم الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. nangiye muzimana imana yihariye ubwo bumana bwayo, nta yindi mana uretse iyo mana twishingikirizaho tugasaba ibitugoye, itabyarwa, itagira icyo wayigereranya mu byo yahanze. Ndahamya bivanye ku mutima wanjye, bivugisha ururimi rwanjye ko nta yindi mana twagombye kugaragira, twagombye kumvira, twagombye gusaba ibyo dukeneye usibye iyo mana. Ndahamya nanone ko Muhammad mwene Abdullah ari intumwa yayo. Imana itubwira ko tugomba kwemera tugafata n'imigenzo ye. Mana hundagaza amahoro yawe, imigisha yawe kuri iyo ntumwa yawe n'umuryango wayo. Mpagaze aha kugira ngo twibukiranye. Ni umwanya mwiza wo kumva urwo rwibutso, na buri wese wumvise urwo rwibutso akitekerezaho. Turi mu kwezi kwa Zulhijja, turi mu kwezi kwa Tawhid. Iyo Tawhid akaba ariyo ntandaro yo gutuma tumenya Imana tukayibera abagaragu. Benshi mu basilamu nk'uko Imana ibitwereka muri iyi aya barasari, turasari, ariko muri izo sala dusari tukumva ko twagezeyo, ariko aya uko yubatse n'iki twibutsa twagira ngo tuyiganireho. Imana rero yatangiye ivuga ngo laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib, ngo sibyo byiza byonyine, sibyo bikorwa byiza byonyine kwerekeza uburanga bwacu burasirazuba n'iburengerazuba. Dukora iki? Dusari. Imana ikavuga ngo walakin albirra, hari n'ibindi byiza kuruta ibyo. Man amana billah, nko kwemera Imana, kwemera Imana nyabyo. Wal yawmil akhir, tukemera umunsi w'imperuka. Wal malaika, n'abamarayika. Wal kitab, n'igitabo cy'Imana cyangwa se n'ibitabo by'Imana. Wan nabiyyin, tukemera n'intumwa.
aya ni amagambo atoroshye kuri ba bandi batekereza. Izi aya zamanukiraga intumwa y'Imana. Muzi ko Qur'ani yamanutse mu byiciro. Hari na aya zamanukaga kubera uko abantu barimo kwitwara, hanyuma ngo zize zikomeze kwa kwemera kwabo kwajegajegaga kubera ibyo barimo gukora. Iki ni igihe iyi aya yamanutse mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad, ari wibwirwa n'abari kumwe nawe, natwe turi hano kubera Qur'ani ni y'ibihe byose. Uyu munsi rero gusari ni byiza, ariko hari abasari batemera Imana nyabyo, bagifite mu mutarini, bagifite gushidikanya, bakumva ko nubwo basari ariko Imana ntibayibone nk'Imana ishoboye byose, yabamarira byose, ibyo ntibakibone. Bagasari ariko bakaba bafite ibindi bambaza cyangwa se biyumva ko bibafitiye akamaro, nabyo babyambaza kugira ngo bibafashe. Ni nayo Imana yabwiraga intumwa yayo, inatubwira natwe uyu munsi, walakin albirra, hari n'ibindi byiza kuruta ibyo, nko kwemera Imana subhanahu wa ta'ala n'umunsi w'imperuka. Wa wundi wamenye Imana kwa al-akbar, Imana isumba byose, arayiringira kandi akaba afite yaqin ishoboka. Akabikora afite yaqin, nta kindi yakwiringira, nta kindi yumva ko kimufite ubushobozi ku buryo bugaragara. Akemera n'umunsi w'imperuka. Uyu munsi abo basari, twebwe dusari kubera ko tutemera iyo Mana nyabyo, cyangwa ntitwemera uwo munsi neza ko nta turiho, kandi ko buri wese azahagarikwa imbere y'Imana akabazwa ibyo yakoze muri iyi si. Uyu munsi ari njye uri hano, namwe muri aho mwajya mwitwararika cyangwa se tukitwararika, kubera ko ibyo turimo gukora tuzi neza ko bitazashirira hano, tuzabibazwa, tukabazwa n'impamvu twabikoze, kandi twarabonye icyo tugomba gukora n'icyo tugomba kureka. Uyu munsi rero Imana nikibabwira ibyo nibyo byiza kuruta uko gusari tudafite yaqin, dusari tutabona umuremyi imbere yacu, dukora imyitozo gusa ariko nta khushu, nta kubona Imana nk'Imana. Uvuga uti Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, umenye icyo uvuze, unavuga uti wubame, unavuga uti subhana rabbiyal ala wa bihamdi, nje ntacyo ndicyo, uri ala Mana, ntacyo nshoboye keretse icyo nshoboje, ukagira yaqin. Hari abasari rero bakora iyo myitozo, bavuga nayo magambo, ariko bafite ibindi biringiye, badafite ukubona Imana imbere yabo. Ni niyo mpamvu iyo aya yamanutse n'uwo munsi w'imperuka tuvuga. Ndagira ngo tugaruke ku gitabo cy'Imana subhanahu wa ta'ala, cyangwa ku bitabo by'Imana Imana yaduhaye tugomba kwemera nk'abasilamu. Wal kitab, uyu munsi abasilamu benshi Imana iravuga, mubeho mutya, mugenze mutyo, tukavuga tuti ariko nubwo Imana yavuze ndakora gutya, kandi urasari. Iby'Imana ubitesheje agaciro kandi usari witwa umusilamu. Harimo akabazo. Icyo gihe rero iyo wowe usari
ukora icyo gikorwa werekeza uburanga bwawe iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, bitewe n'uko isi iteretse. Hano niba twerekeye hano gutya, hari ahandi bari berekera kubera uko hateye. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo cyangwa bakerekeraho. Niyo mpamvu berekeza uburanga bwabo iburasirazuba n'iburengerazuba. Turebe bavani wa Islam, dusari iki gitabo cy'Imana tukemera gute? Nyamara Imana iratubwira muri Qur'ani ngo abemera Imana b'abagabo n'abemera Imana b'abagore ntuzabona Imana yaciye iteka n'intumwa yayo ngo nabo babone ko byagenda gute. Iyi aya rero na buri wese yakebuka akareba imyemerere ye, kuko niba ibyo akora yemera Imana n'umunsi w'imperuka. Imana yabujije riba, irayiziririza, urayibona, ariko urasari warangiza ukajya kurya riba. Ubwo wari wemera Imana? Wari wemera umunsi w'imperuka? Wari wawusobanukirwa kandi uwubwirwa? Mutekereze umunsi tuzazurwa tukagera imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala, abizavuga ngo wowe uri uwo mu muriro, ashabun nar, abo bazavuga ati Mana, kubera iki wadukuye aho twari dutuje? Muri surati Ala haravuga ngo thumma la yamutu wa la yahya. Aho ngaho abo bazaba bari mu muriro nta buzima, nta rupfu, nta n'ubuzima. Uyu munsi ibyo tuba turimo kuvuga tunabikoreshwa no gutinya ko twapfa. Ariko bavandimwe ndababwira ngo wapfuye abagiye kuruhuka. Ni nk'uko umukoresha wawe yabona unaniwe akakubwira ati nkuhaye konje, genda utuze, genda uruhuke. Hanyuma uzagaruka nje kukwereka ibyo wakoze. Ariko uyu munsi turanga gupfa, nyamara ubuzima bw'isi buragoye. Kandi iyo umuntu apfuye babigisha ko ibikorwa bye biyo bihagaze, aho ugiye ukaba ugiye gutuza utegereje yaumul hisab. Niba warakoze neza waremeye Imana koko, n'umunsi w'imperuka ntuzaba muri babandi bari muri sinamenye, ahubwo uzaba uri muri babandi banezerewe. Uyu munsi turemera igitabo cy'Imana, na buri wese, nanjye uri hano nitekerejeho, na buri wese akitekerezaho. Uyu munsi ni muri uku kwezi ndi yawo mutawhid, kandi wallahi uwo tawhidi izabipfuye hazabona jana. Twari tugombye kureba, na buri wese akitekerezaho, tawhidi yanjye iruzuye koko, ndi umuramyamana, nta bindi mbangikanyije nabyo n'Imana. Wasobanukirwa umunsi w'imperuka, wagombye kwirinda iby'Imana yakuziririsha cyane cyane bikomeye. Ariko uyu munsi nibyo twivuruguta kandi dusari. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyi aya yamanutse, iyimanukira iyisomera abasahaba, natwe iratureba, na buri wese kuyikoraho tadabbar, akayumva neza mu buryo bukomeye, akubaka tawhidi. Iyi tawhidi irimo imana, kwemera Imana, umunsi w'imperuka, abamarayika, ibitabo by'Imana, wanabiyuna n'intumwa z'Imana, tukayitekerezaho neza. Wallahi
Imana rero ikanatubwira ngo twemere intumwa. Uyu munsi twemere intumwa dute? Dukurikira intumwa gute? Hano abo twari turi kumwe mu mwanya babidiscusinzeho. Intumwa y'Imana Rasulullah inna laka la'ala khuluqin azim. Yari umunyampuhwe, yari yaranogeje tawhidi ye, yagiraga neza ibyo Imana yaremye. Uyu munsi turakurikira Rasul gute? Turi mu kwezi kwa Zulhijja, mu kwezi Imana yatubwiye ngo mufite urugero rwiza mukomora kuri Ibrahim, wama kana minal mushrikina, ntigeze abo mubandikanya Imana. Izo ni intumwa Imana itwereka ko tugomba, wanabiyuna, abahanuzi twagombye gukurikira. Imana ikarangiza igakomeza ivuga ngo wa atal mala ala hubbi zawil qurba. Bafata ya mitungo zandagiza Imana yabahaye, ibyo yabahaye bakunda, bakabiha abo bafitanye isano, impfubyi, abakene, abanonekewe ku kayira, n'abasaba. Nagize ikibazo, nimumfashe mu bibazo mfite mbeho neza. Wafir riqab, hanyuma mufashe n'abafite n'ababoshwe n'ibibazo, amadeni, ibindi binyuranye, mubavane kuba mu ngorane nk'izo, nabo batuze nk'uko bamwe mutuje. Ibyo niko Imana itubwira. Wa aqama as-salah, none ugasari, atari bya bindi byanyarurishwa. None ugakoma qum was-salah, qum, ugakora wa iqama as-salah, ukanoza, ugahozaho, ugakora salah nyabyo, khushu, uzibyo urimo kuvuga, uriho urimo kugaragira, apana byanyarurishwa. Ufite ibindi wemera ukunda kuruta iyo Mana, unazi ko ari byo bikubeshejeho, noneho ugasari. Wataha zaka, noneho ugatanga na zaka, ugatanga infaq. Walmufuna bi'ahdillah walmufuna bi'ahdihim idha ahadu, ukazirikana n'isezerano watanze, wagiranye na bagenzi bawe, isezerano wiyemeje. Ariko isezerano rikomeye bavana b'Islam ni iryo kuba wahaye Imana ati ashhadu, ndahamya ko nta yindi Mana uretse wowe, nta wundi nzagaragira uretse wowe. Iryo sezerano wari wabyuzuza. Nuramuka uryujuje, uzuzuza n'iryo wagiranye na bagenzi bawe, kubera ko utinya ko iryo sezerano nutaryuzuza, yawmul hisab, yawmuddin, uzaribazwa. Kubera iki wasezeranije kanaka ibi ntubimugezeho? Kubera iki mwumvikanye ko muzakorana mutya ntubikore? Ukabuhinyuka, ukaba muri zalimun, ukaba munyamahugu. Abo ngabo rero wasabirina, barihangana, bakora sabr, barihangana igihe cy'ibibazo, igihe cy'uburwayi, igihe cy'urugamba, intambara. Murazizi ibibazo zitera. Hari abavandimwe bacu bari hano bari batuje mu bihugu byabo, ariko intambara zirabamenesha. Ariko nibihangane, Allah azabibakuramo. Natwe twese rero iyo bibazo bitugezeho dukora sabur. Sabur imeze ite? Yo komeza kuba abagaragu b'Imana subhanahu wa ta'ala. Imana irangiza ayivuga ngo ulaika allazina sadaqu, ngaba abanyakuri, wa ulaika humul muttaqun, ngo kandi ngabo abaganduka, ngabo batinya Imana. Bavandimwe, tugerageze tube abitekerezaho,
twibarure na buri wese yibarure arebe tawhidi ye koko ari umuramyamana, hanyuma ibi dusomye muri iyi aya bitwubake, hanyuma tuzatabaruke turi mu bagaragu b'Imana banogeje ukwemera kwabo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكيتشوزكم معنا. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله. Yongera gukuza Imana nanone nayishimira ubutungane bwayo n'ubutagatifu bwayo n'ubuhambare bwayo. Nongera kubagira inama nanjye nyigira ubugira kabiri ko kugaragira Imana no kuyitinya no kuyubaha ariyo ntandaro yo kubaho mu buzima bwiza no mu buzima bwa nyuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Imana iratubwira ngo ngaho nimunyibuke. Fazkuruni nimunyibuke wa azikrukum. Imana nayo ibazirikana. Uwibutse Imana agasingiza Imana akayibona nk'Imana isumba byose, Imana nayo izamuzirikana. Washkuruli, munanshimire. Gushima ni ukureba ingabire Imana yaguhaye ukayishimira. Murabizi cyane kundusha. Imana iti munshimire wala takfuruni, kandi muramenye ntimuzampakane. Bavani ba Islam, reka two guhakana Imana, ahubwo tuba bibuka Imana twizeye neza ko natwe Imana itwibuka inatuzirikana, kandi tuyishimire, kandi Imana izatunganya, izadutabara, izaduha ibyo dukeneye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعزل الشرك والمشركين ودامل الدين يا رحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونصلي اللهم على محمد وعلى محمد بفضلك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.